kuko wenda umuntu twahuye ntabwo twavuga we tuganira ibintu byinshi, dushobora guhura tugasuhuzanya, twamara gusuhuzanya agakomeza nanjye nkakomeza, ariko umwanya twamaranye mutoya nkaba nakoramo indirimbo bitewe n'ibintu bike twaganiriye, nkabasha kuba natekereza mu byo we atekereza bitewe n'ikintu kimwe yambwiye. ubwo bivuze ngo inganzo biterwa n'ibintu wahuye nabyo, wagiye uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Yego, ibintu ubuzima tubamo nibwo turirimba, nta binyoma birimo, ntabwo tuva hano ngo tujye kuririmba ahantu tutazi. Ntabwo naririmba ibintu bibera mu kirere kuko simbizi, ndirimba ibibera ku isi kandi nkaririmba abantu ndetse n'ibintu kubera ko ari byo mbamo. Urukundo narwo rwaba mbona abantu baririmba urukundo basa naho babeshya, ko hari ibyo wambwiye ngo umukobwa ngo asa n'izuba, ariko urabizi ko nta muntu usa n'izuba nyine. Ari byo umuntu aba ari mwiza cyane ukabura ikintu wamwitirira, nkareba nkasanga rero izuba ari cyo kintu cya mbere kiba gifite imbaraga. Izuba rishobora kumurikira isi yose, nawe umubona muri ubwo buryo. Ntaho igitekerezo cyavuye, kuko nyine nararebye ndavuga nti ese uyu muntu yaba asa nk'izuba koko? Genda bitekerezaho, mu by'ukuri bitekerezaho, ndagenda mukoraho iki gihangano nk'icyo ngicyo. uwo umuntu wandikiye indirimbo ni umuntu mukundana? Twebwe nyine turi abahanzi, iyo uri umuhanzi uhangira bose. Indirimbo nakoze ni indirimbo uzumva nawe ubwawe ukumva yuko wayitura umuntu wawe, bikaba nta kibazo byagira. Ariko kugeza iyi saha nta mukunzi ufite? Umukunzi ndamufite, abakunzi ngewe mba mbafite benshi cyane. Oya, atari uwo kuri YouTube? Oya, abakunzi oya, wowe reka, abakunzi ndabafite. Ngewe abakunzi mba mfite ni benshi, ahubwo mbagira gutya, ngewe mbagira mu gutekereza. Ngewe umukunzi mba mfite umukunzi ntekereza ntese uyu mukobwa usa gutya, uyu munsi twajyanye ahantu n'aha, twasuhukanye, dufite umuntu uri kuduseriva, turatahanye tugeze mu rugo. Usibye no kuba mfite n'umukunzi, n'urugo ndarufite, ariko ndufite mu bitekerezo.